Nari ngeze ku iherezo y'inkuru nkabona impapuro nsigaje gusoma ari nyinshi cyane. Amatsiko yari yose, agahinda ko kumva Dr. Nshuti ageze mu gihome. Amaso yanjye yari yananiwe, nari ndi kumva nkeneye kuruhuka. Ariko umutima ukanganiriza umbwira ko icyo nshaka ari ukumenya ukuri. Umutwe watangiye kundya, nibuka ko umuti wa mbere ari amazi. Nasohotse mu cyumba njya kuzana amazi, mu kugaruka mbanza kunaga ijisho kuri mama. Nsanga warasinziriye, yatwawe n'agatotsi. Njyewe Bwiza umukobwa we natwawe n'inkuru y'amateka yaranze ubuzima bwe. Negetseho urugi kugira ngo ntamukangura, nsubira mu cyumba cyanjye. Ubwo nari ndi kunywa amazi, nari ndi kwitegereza umurundo w'impapuro nsigaje, nimara ubute ndongera ndicara. Negura urundi rupapuro aho Dr. Nshuti yakomeje gusangiza intimba y'impapuro agira ati: mu mateka yacu niho dukura imbaraga zitwambutse uyu munsi tukaba ibihangange by'ejo hazaza. Iyo imizi yacu ishinze ahakomeye, bigora imiyaga n'imivu y'amazi ko byadushyigura ngo bidutembane. Mu gihe tugihumeka, inshingano zacu aba ari ugucira inzira imbuto zizadukomokaho, tukagabanya imitego n'ibizazane byo mu rugendo rw'ubuzima. Gukora cyane ukageza ubwo ibisekuru byawe bizagufata nk'umutagatifu byubakiyeho ubuzima bwabyo. Kwibagirwa iyo dukomoka ni ugutema imizi tuzacaho imbuto zo kurya mu bihe byo mu cyi. Uko wibagirwa ibisekuru byawe, niko nawe abagukomokaho bazakwibagirwa. Nari ngeze mu bihe kwibuka inkomoko yanjye ari ngombwa, ariko imyaka imaze kuba myinshi ntaganira n'ababyeyi banjye bampaye byose ngo nzabe umuganga bifuza, gusa ntabwo bigeze banyigisha andi masomo yo muri ubu buzima. Nasabye Twagira ko yavugisha data akamubwira ibibazo umuhungu we arimo, niba ari uwo gutabara agatabara amazi atararenga inkombe. Twagira yansize hamwe n'abashinjacyaha. Narakebaguje nshaka Isheja sinamubona, gusa impapuro abashinjacyaha bari bikoreye nizo zari zimuhagarariye. Sinari narigeze ngira ubwoba bungana gutyo mu buzima. Nahuje amaso n'abagabo bagenzi banjye bitwaje ingingo z'amategeko ntazi. Umutima utera nk'uri mu rubura, uretse kwambaza ibisekuru n'Imana y'u Rwanda nta kindi umutima wanjye wari uri kubasha gukora. Namaze kwicara, umushinjacyaha arambura urupapuro rwanditseho ibyo ndego. Amakuru y'uko ndi umuganga bari bayafite, nta bintu byinshi nari mfite byo kubabwira kuko bari banyizeho neza. Mu kwizera kwinshi, umushinjacyaha yambajije niba nemera ibyo Isheja ari kundega. Nanjye mbihakana nuzuye ukwizera kwinshi. Nubwo amategeko ndetse n'ibimenyetso bitari biri kujya mu ruhande rwanjye, ariko ukuri kwari umucamanza mukuru w'urubanza rw'umutima wanjye. Ibyari biri kuba byose ntabwo byari kumbuza guhangayikira Isheja. Nabajije umushinjacyaha, Isheja aransubiza ambwira ko ari kwa muganga, ari kwitabwaho basuzuma niba nta zindi ndwara namwanduje nazo zikiyongera ku byo ndegwa. Amagambo y'umushinjacyaha yemezaga neza ko ari njye wahohoteye Isheja. Iyaba yarazi ukuri nawe yari guhindura imvugo. Nakomeje kwisobanura ibintu byose ndabihakana, buri uko mbihakana nkavugamo umutangabuhamya witwa Kwizera. Umushinjacyaha yansubije ko kujya gushaka uwo Kwizera atari akazi cye, ahubwo ari akazi k'umwunganizi mu by'amategeko wanjye. Mu rubanza rwo guhohotera umukobwa ntabwo uba uhanganye n'ukurega gusa, ahubwo uba uhanganye n'ubutabera bwose bw'igihugu. Hakiyongeraho ko njyewe ndi umuganga, ibintu bigahindura isura n'urwego nkorera narwo rukaba rwinjiye mu rubanza gutyo. Twagira yakomeje kumbera imfura bihisha ibitaro. Umuyobozi w'ibitaro akomeza kwizera ko ndi mu kiruhuko. Hagati yanjye n'abashinjacyaha habuze igice, bansezeraho bambwira ko ari aho mu rukiko ndi kuburana n'amategeko ndetse n'ibimenyetso. Abashinjacyaha barasohotse, Twagira yinjira yihuta ambwira ko nimero z'ababyeyi banjye zose zanze gucamo, amumuriza ambwira ko umuntu urampagarira mu mategeko ari umuhanga cyane, ariko ikibazo gishobora kuba amafaranga yo kumwishyura. Namubwiye ko atagomba guhangayikishwa n'amafaranga kuko igihe cyose ndavugana n'ababyeyi banjye baratabara. Kwiheba n'agahinda nibyo byari biri mu maso ya Twagira. Nasabye Twagira kujya gushaka umwana wo ku muhanda witwa Kwizera, akaza akavugisha ukuri ku byabaye. Twagira yanditse iryo zina ku gapapuro, ndetse n'umugabo yari ahamagaye ngo aze amagararire mu mategeko nawe yaraje.
Twagerayo mvuze amazina ndetse ambwira n'amazina y'uwo mwavoka ubundi adusiga haragenda. Avoka yanyicaye imbere aranyitegereza nuko arambwira ati utitaye ku byabaye byose ugomba kumbwiza ukuri, nta kintu na kimwe ugomba kumpisha ubundi nkabona kugufasha nkwizeye nawe unyizeye. Nyuma ya Kwizera, avoka wanjye nawe yaragiye kumenya iby'iyo nkuru y'urukundo nakundanye n'Isheja, umukobwa ubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ujya gukira indwara arayirata koko. Avoka yafashe ikaramu nanjye nitse imitima mera iruhande ibyanjye n'Isheja ampereye ku munsi wa mbere mubona abantu bamushungereye yambaye uko yavutse. Naganiriye n'umujyanama wanjye mu by'amategeko buri kimwe nta kintu namuhisha. Umwunganizi wanjye yatangiye yandika agera aho acika intege, ahubwo anega amatwi nimba yari yuzuye umutima wanjye nayibonye mu maso ye. Narangije mbwira umwunganizi wanjye ati buri segonda mba ntera intambwe mvana umutima wanjye muri urwo rukundo, muri indi segonda nkatera intambwe ntazi umubare ndi gusanga Isheja. Sinzi uko bigenda ariko umutima uhora umata gukomeza kumukunda. Umwunganizi wanjye yari ari kwitsa imitima kundusha nuko nsoza mubwira nti nk'uko wansabye kukubwiza ukuri nuko nashoboye kureka gukunda Isheja nubwo bigoye umutima wanjye. Umwunganizi yikije imitima azunguza umutwe arambwira ati iby'uru rubanza n'uruca abana, igikomeye nuko amaherezo bazagufungura n'ubundi gusa urukundo ruzatsinda. Umwunganizi wanjye yarantunguye kuko uko Twagira yari yamumbwiye siko namubonye. Yarambwiye ati ndakuburanira ku buntu. Yanditse amazina abiri, Kwizera ndetse na Fando w'Amahoro. Ayo mazina yombi niyo yatumye byari urubanza ruhinduka inkuru. Umwunganizi yansezeye yambwira ko bitazaba ngombwa ko tugera mu rukiko kuko ukuri kugiye kumburanira. Yambwiye ko azagaruka ku munsi wari bukurikireho kandi inkuru azanzanira ari nziza cyane. Twasezeranyeho gutyo n'amasaha yo kurya nayo yari ari kugera njya muri kasho mpabwa ibiryo nk'abandi. Nuko nsubira mu nguni yanjye ntangira kurya. Mu bihe byose ubuzima amarangamutima tuba hafi. Urukumbuzi rwaransanze nibuka Isheja. Ubwiza bwe bumbera ibirungo byo muri ibyo biryo. Agaseko ke niko katumye nongera ubushake bwo kurya. Nari mfite amatsiko yo kumenya uko abayeho ndetse n'ibyo arimo byose, ariko ntibyari kunkundira. Urukundo rwari ruri kuntoteza rumfitiye impuhwe. Kuboroga kwanjye ntabwo kumvikanaga mu matwi y'urukundo. Amarira yanjye ntabwo yabonwaga n'amaso y'urukundo. Umubabaro w'umutima wanjye ntabwo wageraga mu mutima w'urukundo. Ntabwo urukundo rwari ruwuzi na gato. Ninginze urukundo ngo rundebe rumpira, ahubwo rwirebera hirya. Nashatse guhuza urukundo n'ibiganza rumpa ikiganza gitwika. Naruririmbiye indirimbo zishimisha amatwi yarwo ariko ruranga rwanga kunyumva. Ndwandikira ibisigo byuzuye agahinda rwanteye byose bibi by'ubusa. Urukundo runtera umugongo. Ubuzima bwari buri gusharira bukarenga bukongeraho no kunsaza. Nari ndi kwibuka ijambo Kwizera yambwiye ubwo yagiraga ati kugira ngo ukunde umusazi bisaba kuba nawe uri umusazi. Ubwonko bwari bwuzuye ibitekerezo byinshi cyane bintera agahinda kenshi nimba yuzura umutima amarira ashoka ku matama yivanga n'ibyo ndi kurya. Sinakeneye amazi nyuma y'ibiryo nuko uko nasomesheje amarira yanjye. Umusaza wari wabaye inshuti yanjye yari yagiye. Yari hasigaye abasore nkanjye bafite byinshi bibahangayikishije. Muri kasho nta n'umwe wari ufite icyizere cy'uko inzozi zizamwerera agataha amahoro. Buri wese yatekerezaga ku biharimo agatinya kubona izuba riri kurenga kuko iby'umunsi ukurikira ntawe uba ubizi. Ubuzima bw'abantu bameze nk'abo buba buri mu biganza by'amategeko n'ibimenyetso kuri kuza nyuma. Ikosa rito wakora rikugeza mu nzu y'imbohe kandi kuvayo n'ikindi kiguzi kiba cyenda kungana n'ubuzima bwawe. Muri kasha amasaha ntabwo aba ava ahari. Nta kintu na kimwe kiba gihari cyarangaza ubwongo uretse ibiganiro by'abantu bari aho. Iyo ibihe ari bibi ntabwo bivaho biri. Witegereza isaha y'ubuzima ukabona urushinge ntabwo rugenda. Nyamara ababonera ibintu mu nguni itandukanye n'iyawe igihe kiba kiri kubasiga.
Igicamunsi cy'uwo munsi cyabaye kirekire nibaza niba Twagira n'umunyamategeko wanjye babashije kubona Kwizera cyangwa Uwamahoro. Nibo bari bafite ukuri kwanjye ndetse nibo bari bafite ubuzima bwanjye mu biganza byabo. Nta telefone cyangwa irindi tumanaho iryo ari ryo ryose riba muri kasho. Amatsiko yose wagira igisubizo aba ari ugutegereza abo wizeye bakakuzanira igisubizo. Uba umeze nk'uwaciwe amaboko kandi mu rugamba rukeneye ubuzima bwawe. Umwijima aba ari wose mu gihe nta bushobozi uba ufite bwo kujya kwishakira urumuri. Mu nzu nk'iyi uba uri gusobanukirwa agaciro kabo wimye igihe bari bagukeneye ndetse n'uburemere bw'ubushuti wubatse. Ibibazo biba byabaye akamenamutwe niba ibisubizo uba uri kubibonesha ubwonko bwawe ariko ntiwatarabuka ngo ugende kubikoreshaho ibiganza byawe. Iyo ukikijwe n'inkuta enye buri kintu cyose ushaka gukora ugomba kugisabira agahushya wagwa mu ikosa rikomeye ukahasiga ubuzima. Naritonze ngendera ku mategeko yose yaho muri kashe nuko mbona ijoro riraje ubaye umunsi wa kabiri ndara kure y'iwanjye hafi y'abashyitsi nishimiye bita ibiheri. Udusimba duto turya umubiri ukabura ibitotsi naho waba uryamye ku mufariso waguze amagana menshi y'amafaranga ntabwo wasinzira utwo dusimba tukwegereye. Naho uba wahongera uretse guta uburiri bwawe. Udusimba nk'utwo nitwo twatumaga bagenzi banjye bumva ijoro ari cyo gihano cya mbere ubu buzima buri kubazanira. Gusa nta joro ridacya, iminota yariye amasaha y'igitondo kiraza amatsiko y'uwo munsi wari unzaniye yari menshi cyane. Nafashe umwanya imbere y'umuryango mbere y'abandi buri muntu wese mbonye aho abashyitsi bategerereza nkikanga ko ari njye aje kureba. Umutwe nawugumishije aho mu muryango nitegereza abantu umutima wasubiye mu bitereko ubwo nari mbonye kuri Sheja aherekejwe na Afande Uwamahoro numvishe gutabarwa kwanjye kuri kunyegera. Ntangira guha agaciro buri munota wose wari uri gushira. Buri uko nabonaga umupolisi yegera umuryango nategaga amatwi nzi ko ari njye bagiye guhamagara nkagwa mu kantu numvishe bahamagaye irindi zina. Nari ndi kwibaza icyo Uwamahoro n'Isheja bari kuganira ku buryo batinda ako kageni. Ntibyatinze nagiye kumva numva izina ryanjye rirahamagawe nahagurutse nihuta negera umuryango amaboko nyaho umupolisi anyambika amapingu nuko aranshorera njyana aho Uwamahoro n'Isheja bari. Amatsiko n'ubwoba byari bimerekeje, buri ntambwe yanjye yose yabaga ifite igisobanuro cyayo. Amatsiko n'ubwoba byari bimerekeje, buri ntambwe yanjye yose yabaga ifite igisobanuro cyayo. Nageze ku muryango w'icyo cyumba mbanza kwambaza ibisekuru ndabyinginga mbisaba ko ari byo byayobora ibiganiro bigiye kuberaho. Mu gihe nari ninjira umunyamategeko wanjye na Kwizera baraje numva icyizere kiriyongeye. Ninjira mu cyumba nsanga Isheja yicaye afite agahinda kenshi mu maso ye. Icyumba twari twicayemo cyari cyuzuyemo ubushyuhe bwinshi ariko icyizere nari ndi kukibona mu maso y'umunyamategeko wanjye. Kwizera yahawe umwanya avuga ibyo yabonye byose ndetse abwira Isheja nuko abamuhohoteye bari basa. Isheja ntabwo yibukaga ikintu na kimwe sinzi cyamubayeho kugira ngo yemere ko afite ubumuga bwo mu mutwe. Ukuri kwanyuze mu iziko ntikwashya, mpinduka umwere mu maso y'Isheja n'imbere y'amategeko. Icyanshimishije uwo munsi nuko Isheja yamenye ukuri ko ntigeze muhohotera. Ibintu byose byarasobanutse. Isheja ahagarika ikirego yari yatanze n'urubanza nari mfitanye n'amategeko rurangiriraho. Nashimiye Uwamahoro ndetse n'umunyamategeko wanjye ku kazi bakoze kose. Inkuru yanjye y'urukundo yari iri kumenyekana mu bantu bose bamba hafi ariko Isheja we yabonaga ari inzozi. Mu bantu bose bari bari aho nta n'umwe yari azi nubwo yabonaga bamufitiye urukundo. Umunyamategeko wanjye yansezeye ambwira ko afite izindi manza nyinshi cyane afite agomba kwigaho. Namushimiye muhobera nuko aragenda. Kwizera nawe ntabwo yari gutinda kuko yari afite mugenzi we urwaye. Nasabye Uwamahoro kumumera amafaranga akabona uko arwaza mugenzi we. Uwamahoro yarankundiye arayamuha nuko Kwizera nawe aragenda icyumba tugisigaramo turi batatu. Uwamahoro yaduhaye umwanya aragenda nsigarana n'Isheja. Twembi twari turi kwitsa imitima agahinda kari gusaguka ku maso yacu. Icyo ntari ndi gushidikanya muri uwo mwanya nuko Isheja yari yakize. Isheja yaranyitegereje nuko atuje ati umbabarire. Sinari niteguye ijambo nk'iryo ko ryava mu kanwa ke. Ahubwo nari ndi kumva ari njye ugomba kumusaba imbabazi z'uko ntabashije kumurinda. Nabuze imfuruka nimwe naheramo nganira tumarana umwanya ari imitima iri kuvugana gusa.
Isheja yarateruye ati numvishe bavuga ko uri umuganga uvura abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ndikiriza ndabyemera. Isheja arakomeza arambaza ati ese urabona ameze gute? Ese ndarwaye? Nubwo nari maze kumubona igihe kitari gito uburwayi bwe bwari bwanyobeye, naramuhumurije ndamubwira uti uri muzima. Nubwo yari afite agahinda yabashije kumwenyura aranshimira ati urakoze, ndetse yanshimiye ko namubaye hafi nubwo nta kintu na kimwe yibuka. Nahise mfata umwanya mubwira inkuru yanjye nawe kugeza ku munsi twari turiho. Isheja yaneze amatwi musobanurira buri kimwe, igihe ku kindi mubwira iby'ukuntu nagiye mu bitaro ndetse n'amarira yose yarize kubera agahinda. Nageze aho mubwira nuko nawe yafunzwe azira kwangiza ibintu by'iwanjye. Buri jambo ryose navugaga riri mu nkuru yanjye nawe ryazamuraga amarangamutima y'akazenga amarira mu maso. Nabonye atangiye gushoka amarira ku matama ye, muha agatambaro ngo yihanagure, nuko arambwira ati umwanzi aragasara. Yatekereje ukuntu abayeho atibuka ibyiza n'ibibi byamubayeho, atazi uburyohe cyangwa ubusharire bw'ibintu. Ntiyari azi ibyo akunda cyangwa ibyo yanga. Icyamushenguraga kurusha ibindi nuko atari kwibuka umuryango cyangwa yibuka agace k'iwabo. Nakomeje kumuganiriza inkuru yacu, ngera no ku maraso yasize ku rugi rwanjye anyereka ko ankunda. Ibyo byaramusekeje arandeba ati utangiye kubeshya. Nasabye Uwamahoro telefone yanjye arayimereza, nuko nereka Isheja iyo foto abona ko byizera. Yansabye indi foto nuko ndayibura. Mubaza impamvu ayishaka, ambwira ko afite amatsiko yo kureba uko aba ameze iyo yabaye umusazi. Isheja yari yamanze amaso atuje cyane yibaza amayobera y'urwo rukundo mukunda. Yamaze igihe ari kwiyumvira yibaza igisubizo yampereza, nuko avuga ijambo rimwe agira ati uri umusazi. Naramwenyuye ndamubwira nti ntacyo byaba bitwaye gusarana nawe. Isheja yabyibajijeho biramuyobera. Yarirebaga ndetse akandeba akabona nta ngingo imurengera ku buryo namukunda. Gusa yarabyizeye nubwo atabyemeye. Namuhaye isezerano ry'uko nzamuvura agakira niba ari uwo kunkunda akankunda asobanukiwe azi ibyo arimo. Namaze kumusezeranya arambaza ati ese ntinakira uzabigenza ute? Namuhaye icyizere cyanjye cyose mubwira ko agomba gukira, mwijeje ko nzakoresha ubushobozi bwose bw'amasomo nize ndetse n'ibyo nakoze nkamuvura agakira. Yewe namusezeranyije ko nzifashisha n'abandi twiganye kugeza uburwayi bwe bukize. Ayo magambo yose nayamubwiraga ndeba ameze nk'aho ari gufata ishusho yanjye mu mutwe we ngo atazongera kunyibagirwa. Nyuma y'ikiganiro kirekire nagiranye nawe namusobanuriye byose, nubwo yari inkuru ishaririye gusa yagombaga kuyumva kuko yari inkuru. Iminsi yari ibaye 3 ntazi ibyishimo uko bisa, gusa uwo munsi wabaye umunsi mwiza wo mu buzima bwanjye. Nari maze kubohora umutima wanjye mbwije ukuri umukobwa nihebeye. Kubona Isheja ari mwiza uburwayi bwe bwagiye byabaga bimeze nko kuba mu ijuru rishya. Ijuru riruta ryanditse mu bitabo. Ubwiza bw'Isheja bwari igisobanuro cy'ubuzima. Ubwiza bw'Isheja bwari igisobanuro cy'ubwiza bwo mu isi yose. Urumuri rwo mu maso ye nirwo rwaherezaga inyenyeri n'ukwezi urumuri. Imboni z'amaso ye nizo zaherezaga ubushobozi ukwezi ngo kumurikire ijuru. Isheja yari mwiza bitagira ibikabyo. Nta jambo na rimwe mu magambo bari mu isi yasobanura ubwiza bw'Isheja. Nta gitabo na kimwe cyabumbira hamwe inkuru y'ubwiza bw'Isheja. Mu ruhumbi ijana rw'indirimbo zahimbwe n'abahanga na ndirimbo n'imwe yuzuye inganzo yasobanura ubwiza bw'Isheja. Uwamahoro yagarutse mu cyumba ndamushimira nuko amasezerano ry'uko agiye gukurikirana abahohoteye Isheja ku kiguzi icyo ari cyo cyose bakazahanirwa icyo cyaha bakoze. Uwamahoro ntabwo yicaga isezerano rye kuva mu buto. Namushoboye byose nuko aramfasha barandikura ndataha. Nahana n'Isheja uwo munsi umbera umunsi w'ibyishimo kuko Isheja yari ari iruhande rwanjye.